witegereje uburyo aba ameze ku maso ubona yuko atewe ubwoba byatari na wa mugabo ngo ni pasiteri ubabaziye mu rugo. Ku rundi ruhande muri salo rero wa mupasiteri ngo ni Reverend ari kubwira Eli yuko ngo umugore we aba yakoze icyaha kidasanzwe ngo cyane yuko ari we wanzuye ugomba kubaho cyangwa ugomba gupfa, ubwo ari kuvuga ko wa mugore aba yafashije. Ndetse uyu Reverend aba avuga yuko ngo uyu mugore agomba kubihanirwa byatari. Ndetse arangije atangiye guhamagara Elizabeth ngo naze bavugane, gusa Elizabeth afite ubwoba byatari bityo yanga kuza, ndetse wa mu Reverend bikaza kurangira yimeje kuva aho ngaho, ariko mbere yuko agenda akavuga yuko ngo azagaruka n'ubundi. Akimara kugenda rero Elizabeth nibwo yatangiye kwinginga umugabo we avuga yuko bagomba kuva aho ngaho bagahunga bakajya mu wundi mujyi. Hanyuma iki gihe Eli umugabo we noneho nawe arabyemera avuga ko wa mugani yabonye uriya mupadiri niya n'umupasiteri ashobora kuba afite ikibazo. Ndetse uyu Eli asezeranya umugore we yuko bagiye kuvanga bakaba bahungiye mu rugo rwa papa we iminsi mikeya, azagerageza akaba akora akazi ko gucuruza intama mu isoko nyine kugira ngo babashe kubaho. Gusa kubw'ibyago byabo igitondo gikurikiraho ka Matthew kagiye kureba mu kiraro nyine aho babika intama zabo, kayibaho n'ibintu biteye ubwoba, asanga intama zose ziba zishwe nta by'impuhwe. Eli rero we yahise atekereza ko byanze bikunze ushobora kuba byakozwe na wa mugabo Nathan waje kurasa mu rugo rwabo ejo, bityo we na ka Matthew bahita bajya ku ndogo bafata n'imbunda bajya guserera nawe. Ku rundi ruhande ubwo Elizabeth nawe aba ari kwambika agatambaro agakobwa ke kugira ngo katareba amaraso n'ibiki, hanyuma nawe akajya kureba ibintu baba bakoreye intama zabo. Acinjira muri cya kiraro rero kugira ngo arebe ko yakora amasuku, hari umuntu wahise ufungira inyuma mu kiraro amufungiranamo imbere. Elizabeth ntarungurutse mu myenge y'urugi, yaratunguwe agira n'ubwoba byatari abonye agakobwa ke rwa rupadiri cyangwa rwa Reverend ruri kugatwara. Agerageza ishoboka byose kugira ngo arebe yuko yahamagara akagira umuntu batabara, ariko nta muntu umwe uri aho ngaho ngo abe yabumva. Ashaka no kurira ku idirishya kugira ngo arebe ko yasohoka, ariko birangira anyereye ahanuka yikubita hasi ndetse ahita anahwera. Nyuma rero igihe Elizabeth agiye gukangukira umuryango wari ufunguye, ndetse umugabo Eli nawe aba yagarutse, aho yahise ahishura yuko ngo yagiye mu rugo kwa Nathan, ariko ngo agezeyo yaje gusanga ya famiye ya wa mugabo na wa mugore bari bimutse ejo. Nathan yakivanga we n'umugore bahise bimuka, bityo rero bihita bigaragaza yuko Nathan arashobora kuba ari we waje kubica intama ko ntabwo yari ahari. Hanyuma rero igihe uko ari barimo baganira bareba icyo bagiye gukora, ka Sam kakana kahise kagera aho ngaho, byatumye nk'ababyeyi nyine biruhutse. Mu ijoro ry'uwo munsi rero Elizabeth ari kuryamisha agakobwa ke kugira ngo gasinzire, akana kagize guhuruka kahita kabaza nyina ikibazo kidasanzwe. Kabajije nyina ati se uri umuntu mubi? Akibyumva Elizabeth yahise yumva ko byanze bikunze Reverend cyangwa se cya gipasiteri gishobora kuba cyashutse cyangwa se kikarugwa umwana we mu mutwe kimubwiye ibigambo. Bityo kubera n'uwo mujinya Elizabeth yahise yemeza ko byanze bikunze agiye kugenda cya gipasiteri akakivugana iwacyo mu rugo aho kiba. Arangije yahise afata icyuma ahita yikubita ku indogobe, ahita yataka agenda mu nzira irimo n'umwijima mwinshi kugira ngo ajye kureba yuko yakivugana cya gipadiri mu ijoro hagati. Gusa ageze kwa cya gipasiteri mu rugo yatunguwe no gusanga igipupe cy'umukobwa we mu buriri. Ahubwo ku rundi ruhande bahita batwika yuko cya gipadiri nacyo kiba cyamaze kwinjira mu nzu ya Elizabeth nubwo atabizi. Bose baba bateranye, umwe yateye undi, undi yateye undi, ndetse kano kanya bajya bahagaze hejuru mu cyumba cy'agakobwa ka Elizabeth na Eli. Ariko muri icyo gihe kimwe Eli nawe yahise ashiduka arakanguka byatari, arebye ku ruhande ahita abona umugore we ntawe uhari. Yahise ahaguruka rero kugira ngo atangire kureba yuko wenda yaba ari aho ngaho mu nzu. Arangije ahita abona urumuri rw'urumuri ruri kwaka muri cya kiraro cyabo, bityo ahita asohoka hanze ngo ajye kureba. Eli rero yahise afata akabunda kugira ngo arebe ko yakirinda, ahita agenda. Ageze kuri cya kiraro akigifungura Reverend barahuriranye, ahita amukubita ibyuma byinshi mu nda. Umusaza birangira bityo, ndetse igihe Elizabeth yagiye kugarukira yasanze umugabo we akiri muzima agihumeka, gusa tayari ibyo mu nda byose byari biri hanze. Gusa mu kuko ke ka nyuma umugabo yasabye ka gahungu ke Matthew gutwara n'umuryango kwa se ku isambu bakaba bisheyo. Kana rero kahise gafata imbunda, karangije kahita gakubita isasu se n'ubundi wari wamaze nko gupfa, ari kugira ngo kamwihutishe.
ariko muri iki gihe kimwe Elizabeth yahise abona yuko rwa rupadiri cyangwa rwa rupasiteri rwamaze gushyira inkongi y'umuriro ku nzu yabo, bityo ntabyo guta umwanya yahise afata agakobwa ke na Matthew nyine bahita banduka aho ngaho bagenda mu gikarriage, muri za modoka za kera niko navuga. Dukomeje kuri chapitre ya kabiri rero ya filime yacu yitwa Exodus, itangira batwiye ku mwana w'imyaka 13 witwa Joanna. Gusa izi chapitre zose ndabasezeranya yuko bihuye, ni filime imwe nuko iri mu mashapitre. Ndetse uyu mwana ngo ni Joanna wari kugenda ahantu mu butayu, ubona ko nta gatege, nyuma bidatinze yikubise hasi arahwera kubera ikibazo cy'ibura ry'amazi mu mubiri cyangwa se dehydration. Hari famille rero y'Abashinwa yari kwigendagendera aho ngaho, yaje kubona uyu mwana imutwara mu kajyi kaba kari aho ngaho hafi kitwa Bismuth. Nyuma rero Joanna bamwitayeho yongera kuba muzima, ndetse bahita bamugurisha ku nzu igurisha indaya cyangwa se zimwe zizwi nka brothel y'umugabo witwa ngo ni Frank. Ndetse uru rugabo wari urugabo rw'urusambo rwa Atari rukunda amafaranga, ruba rwakora ikintu cyose kugira ngo rushimishe umukiriya warwo, nyine aruheza amafaranga menshi. Nyuma rero ku minsi yakomeje kwicuma, Joanna nawe yatangiye kuba inshuti n'umwe mu ndaya nyine baba bakorana aho ngaho yitwa Sari, watangiye kuzajya amwitaho amusobanurira ibyiza n'ibintu bibi utakora aho ngaho, ibitemewe n'ibyemewe, ndetse ikenze kuri ibyo ngibyo akazajya amurinda nyine bya bigabo bibi biba bishaka kumuhemukira. Umunsi umwe rero hari igisinzi cyagize gutya kibona ka Joanna, kibona ni kiza, gusa Sari ahita hagoboka itera injuga cya kigabo, ariko waretse kano kana ukigira ku muntu nkanjye kari ngiye utoshye sha. Ubwo rusinzi rero byarangiye rubyemeye, ariko rushyiraho kondisiyo imwe yuko ibyo baza gukora byose ka Joanna kagomba kuba kari kubireba kari ku ruhande. Nyuma rero nyine ubwo bagiye mu cyumba n'iki rutangira kubikurikirana, ariko rwa rugabo rutangira kuzana amahane ku buriri, rumeze nk'agafaranga, rutangira kuniga umugore, ruramukubita bya Atari. Rurangije rwa rugabo rurahindukira ruri kureba ka Joanna, rumeze nk'aho ariko rugiye gukurikizaho. Ahangaho nibwo Sari yahise afata icyemezo kidasanzwe, ahita arasa rwa rugabo mu mutwe ararwica. Kubera rero bino bintu yakoze byaje kurangira akatiwe cyagiye kera kumanika umuntu, cyari cyo gihano baherezaga abantu. Ibyo biraba rero amashusho akahita akomeza haciye imyaka myinshi, aho tubona Joanna ubu ngubu nawe waravuyemo indangamirwa nkuru, nyine yaravuyemo umukobwa mukuru, ndetse aba ari umwe mu ndaya cyangwa se indangamirwa zizwi muri ya nzu ya brother. Ndetse Joanna abakunda kumarana umwanya munini n'inshuti y'amagara yitwa Elizabeth. Ngo muraza kumva ukuntu biri buze guhura, ndetse abangabo ko ari babiri baba bahora barota ukuntu bazacika ino nzu bakajya kwitangirira ubuzima mu wundi mujyi. Umunsi umwe rero hari ikigabo cyaje kigura Elizabeth, ariko kigezeho gitangira kumutimbagura, ibyaje kurangira nawe yirwanyeho akiri mu rurimi. Ku bw'aya makosa rero aba ari ikibazo cyane kuri wa munya business ngo ni Frank, nyiri ino nzu y'indaya yahanishije wa mugore nawe kumukata ururimi nk'uko aba yabigenje ku mukiriya we. Ndetse ibi ngibi byahise bituma uyu mugore nyine ahita abikiragira kuko ntabwo bavuga nta rurimi, ndetse kuva uyu munsi atangira kuzajya avuga akoresheje amarenga. Gusa nubwo byagenze gutya ntabwo byahagaritse inzozi Elizabeth na nshuti bari bafite zo kuzacika uno mujyi bakajya kwibera ahandi hantu nyine mu buzima butarimo ibintu by'uburaya. Umunsi umwe rero aba best uko ari babiri bagiye kuri ba bantu bahuza nyine abantu bakundana, wahise ababwira yuko ngo hari umugabo witwa Eli uba witeguye gushyingiranwa na Elizabeth, kandi ngo uyu mugabo akaba asanzwe yifitiye umwana umwe aba yarabyaye ku ndi muntu nyine babanaga kera. Elizabeth rero akibyumva nk'umuntu urambiwe uburaya yahise abyemeranyije, ahita anasaba Joanna yuko yaza akamwiyungaho bakijyanira. Nyuma rero izi nshuti uko ari ebyiri zagiye gupakinga ibintu mu cyumba cyabo kugira ngo bave ngaho bagende. Gusa igihe bari bagiye kugenda neza, hari umukiriya w'umukire wahisuza aguranga indaya zose n'iryo joro, aravuga ati zose nagira ngo zibe ziri iruhande rwanjye. Ndetse uwo mukiriya aba ari nta wundi, aba ari rwa rupasiteri cyangwa se rwa rupadiri rw'urugome bya Atari. Mw'iryo joro rero nubwo rwari rwaguze indaya zose, aho ngaho rwahamagaye Joanna wenyine mu cyumba cyarwo. Ndetse aha ngaha rwatangiye kuvuga ko ngo ruba rwarakoze ibyaha byinshi ku buryo kwihana bitapfa kuvamo, Imana itarubabarira. Gusa ngo wari ruje byibuza gutabara uno mukobwa. Joanna rero ari kubyumva ari no gutitira, rwahise rumusaba yuko rwamugura nyine rukamujyana akarubera umugore. Ndetse ruhita runongeraho yuko ngo uyu mugore amaze igihe kinini ari kwirukanka arwisha, ngo ariko ubu none ari cyo gihe kugira ngo bongere babe bari kumwe. Ndetse Joanna abaye nk'umuntu byanze aravuga ko bitakunda, nibwo rwahise rutangira kumwataka ruramukubita nta bintu by'impuhwe. Hanyuma igihe Elizabeth yabyumvise ari mu kindi cyumba yumva nyine kugushwana, yahise aza yihuta kugira ngo arebe yuko yatabara inshuti ye
gusa acyagera ku mwaka we rwa rugabo rwamukubise ibyuma byinshi mu nda nawe rurara rw'imivuganye gutyo. Rwahise rukomeza rero rumeze nk'urugiye kwivugana na Joanna nawe ngo rumwice, gusa abasha kugoronzora igufwa ryo mu kaboko ke aho rwari rwamuzirikiye ndetse ahita rukata ingoto akoresheje cya cyuma rwari rufite. Nyuma y'ibi ngibi rero yahise yambara imyenda Elizabeth yari yambaye yigira nka we, arangije ahita atwika umurambo wa Elizabeth mwenyewe ahita ava ngaho aragenda. Ndetse nyuma y'ibi ngibi Joanna yahise ajya kureba umudogiteri kugira ngo nawe amukate ururimi bimere nk'uko nyine Elizabeth yari ameze. Dogiteri abanje kubyanga umukobwa ahita anabyikorera kugira ngo amwereke yuko aba yaje yarakaye. Asoje ibyo ngibyo rero yahise ajya muri carriage aho yahise yanduruka ajya kureba wa mugabo ngo ni Eli nyine bari bahuje. Elizabeth nawe nubwo yaje amwitiriye atari we wa nyawe. Nizere ko turi kujyana. Dukomeje kuri chapitre ya 3 ya filime yacu yitwa Genesis. Iyo ihita idutangirira mbere y'imyaka mike yuko bya bintu byose twabonye biba, aho mu buryo butunguranye tuba twereka yuko rwa rupasiteri cyangwa se rwa rupadiri ngo mu by'ukuri rwaye rusanzwe ari papa wa Joanna. Gusa ngo yari umugabo usanzwe atari umunyakuri w'inkundamugayo w'umugome byatari wakundaga gukubita cyane no kujujubya umugore we witwaga Anna. Umunsi umwe rero ka Joanna kari kakiri gatoya kabonye amaraso hasi n'iki gatekereza yuko karwaye, gusa mama wako yagiye kugatwara nyine ku ruhande agasobanura yuko kagiye mu mihango nyine katangiye kuba inkumi n'ibiki ari ibisanzwe ku bakobwa bose bujuje imyaka nk'iyako. Gusa uko baganiraga ari babiri cya Reverend cyarababonye kidakimenye ukuntu byagenze, kibona yuko umukobwa wacyo agiye mu mihango. Ndetse urugabo bari rwita pasiteri ariko rudasobanutse, wari rumeze nk'uruntu rwatangiye gukunda umukobwa warwo, barukunda kumwitegereza ndetse rukanatuma rimwe na rimwe aza akaba ari we urwoza muri dushe. Ibi ngibi rero Anna mama w'akana aba yarabibonye akabwira urugabo yuko ibyo bintu bidakwiye rwose, umwana n'umukobwa we batagomba kujyana umubano umeze gutyo. Gusa akibirubwira twahise rumukubita bya danje, aramubwira ati ntabwo ari wowe icyo gukora, si umwana wanjye se. Umunsi umwe rero Joanna yaje kugwa ku bagabo babiri bari bakomeretse, umwe witwa John n'undi witwa Wolf hanze y'ikiraro cyabo. Ndetse abagabo wabonaga bameze nk'aho abantu barokotse nk'intambara cyangwa se ibindi bibazo runaka. Akibabona ukuntu bari bakomeretse bashaka ubufasha, Joanna uri umwana mwiza mu ibanga rikomeye yabatwaye muri cya kiraro cyabo, aho yatangiye kuzajya bitaho ndetse akanabavura nta muntu umwe ubizi mu bantu b'iwabo. Ndetse uko iminsi yakomeje kwicuma yatangiye kujyana umubano mwiza na John. Gusa Wolf nawe atangira kuzajya amera nk'uri kumutereta. Gusa John nibwo yahishuriye uyu mwana yuko ngo Wolf nubwo babasanganye atari inshuti ahubwo ari abanzi, ndetse ngo abashe kubona amahirwe akoroherwa mbere ye atajijinganya kuhita amwica. Bityo rero John yaje gupanga umugambi wo kugira ngo yivugane n'umugabo mbere, cyane yuko n'ubundi nawe atinze gake undi nawe yamwivugana, ndetse uyu mutipe wari umugome nawe yaje kwicira uyu mugenzi we muri toilette. Ariko muri icyo gihe kimwe Reverend nawe yari yatwaye wa mugore kuri abantu bacura ibyuma kugira ngo amukorere design idasanzwe igomba gupfuka ku munwa we. Ndetse ibi ngibi yabikoze abwira umugore yuko ngo iki ngiki ari igihano kubera ukuntu abirirwa amuzana ibigambo amubwira icyo gukora. Ndetse bakimara kwambika Anna uruntu rw'urwuma, yumvise se ibyo byatari kugenda ufite uruntu rw'urwuma ku munwa utabasha kuvuga ijambo iryo ari ryo ryose. Bityo umunsi ukurikiyeho rero mu rusengero, igihe Reverend yari ari ngo kubwiriza za nyigisho ze za fake abeshya, nibwo Anna wari umaze kurambirwa uyu mupasiteri yahise yiyahura. Gusa nubwo byagenze gutya, uyu pasiteri wari umugome byatari umeze nk'ukorera sekibi, ntawe yigeze yumva afite ikibazo, ahubwo yahise avuga yuko ngo uyu mugore aba abonye ikintu cyari kimukwiriye, mbese abikoze bikwiriye koko. Ubu ngubu rero wari umugore we Anna amaze kuva mu nzira, noneho pasiteri mwenyewe atangira gushaka ibishoboka byose kugira ngo arebe ko yafata ku ngufu umukobwa we bashyingiranywe, nyine aramubera umugore. Ndetse arangije rwa runtu rw'urwuma yari yambitse nyina atangira no kurwambika umwana we mu maso, abanje kubyanga avuze induru ari kwaka ubufasha. Aribwo John wa mutipe yahise ahagera kugira ngo arebe yuko yabuza uyu mupasiteri akoresheje imbunda yari afite. Gusa uru pasiteri rwari rufite amagezi menshi birangira ahubwo rukoresheje ya mbunda yari afite aribwo rumukubise isasu ry'umutwe ikubita hasi abapfuye atyo. Nyuma y'ibi ngibi rero Reverend nibwo yatangiye gukurura wa mukobwa we amushyira ku ruhande, amukubita imigozi n'insinga bya atari, amuzanga kuko kuba yarabaye inshuti n'umuntu atazi. Ndetse nyuma y'ibyo ngibyo anamufata ku ngufu. Ubwo ni umukobwa we
gusa nyuma nk'umuntu umaze kugera mu zabukuru baje kurangira ananiwe arasinzira, aribwo Joanna yaje gucika ava aho ngaho yiruka arahunga. Muri chapitre rero ya filime yacu ari nayo ya nyuma yitwa Retribution itangira noneho inyuma neza ya chapitre ya mbere twatangiyeho filime yacu, ubwo Joanna n'ababana be babiri bari muri ka carriage bagiye kureba papa wa Eli baca ahantu hari urubura rwinshi nyine ahantu hatameze neza. Gusa kubw'umwaka wabo bari mu nzira bagenda, rwa rupasiteri bari rwizirika neza rwaje kubafata ndetse ruza kurangira rwivuganye ka Matthew ka kana. Joanna rero yarababaye ibyatari ariko nta wundi mwanya afite wo kurira, cyane ko nawe yari umufata rwari kumwica, bityo yahise afata agakobwa ke ahita akomeza ajya mu rugo rwa papa wa Eli, ubwo ni kwa sebukwe. Akigera rero yasobanuriye umusaza ukuntu ibintu byagenze, aho wa musaza yahise atangira kurira arizwa no kuba abuze umuhungu we n'uwari umwuzukuru bose icyarimwe. Gusa nubwo bimeze gutyo, umusaza asezeranya umugore yuko ngo ajye gukora ibishoboka byose byibuza akarinda ka Sam ko kakiri kazima. Nyuma y'akanya rero Joanna yafashe imbunda nawe yiyemeza kurara hanze arinze kugira ngo rwa rugabo rutabatera ntibabimenye, ndetse nyuma gato bidatinze rwa rupadiri ngo ni Reverend yarubonye ahantu mu mwijima atangira kurasa amasasu menshi, gusa bihita bigaragara yuko aba ari kurasa ariko nta gihamya. Cya gipasiteri rero cyatangiye kuvuga amagambo mabi kuri uyu mugore kimubwira yuko kigiye kuza kigafata ku ngufu agakobwa ke, mbese nyine amagambo mabi cyane, ndetse kita kibwira umugore ati wakoze amakosa yo kubasiza umukobwa wawe wenyine ukaba uhagaze hano hanze. Akibyumva Joanna yahise yihutira kwinjira mu nzu, agezeyo asanga sebukwe nawe rwa rwamwivuganye kare. N'ubwoba bwinshi rero yahise agenda afata agakobwa ke kugira ngo arebe yuko bacika, gusa rwa Reverend yaje kurangira rubafashe rurabazirika. Ndetse mu mashusho akurikiraho tubona yuko uko ari babiri mama n'umwana baba bazirikiye ahantu hatandukanye, ari nako rwa Reverend rufata umugozi rugatangira gukubita ka Sam byatari, ari nako nyina Joanna aba ari kubiriba ubwoba bwamwishe n'umujinya icyarimwe. Ndetse ahangaha rwa rupasiteri wahise rwongera asubiramo ya magambo ruvuga yuko ngo ari urugabo rwakoze ibyaha byinshi ku buryo rwarenze ibyo kuba rwakihana, kuko ndetse ubu ngubu rwakora ibyo rushaka byose. Igihe neza rwa rugabo rwari rugiye kwivugana ka kana ngo ni ka Sam, Joanna yahise avuna igufa ryo mu kaboko ke arihambura hamwe yarazirikiye, arangije ahita afata itara ajugunya kuri rwa rugabo. Ruhita rutangira kwaka umuriro runashya bya danje. Ndetse ahangaha Joanna yahise afata imbunda rwari rusanzwe rufite arayirutunga ahita rukubita isasu rya danje, noneho aba ararwivuganye. Amashusho yacu rero ahita akomeza nyuma y'amezi menshi ibingibi bibaye, aho tubona mama n'umukobwa we bibereye ahantu mu kacyaro bifite ubuzima bwiza, gusa n'ubundi ibyabo biranga bigakurikira Joanna aba yaratangiye akazi ko gukora ibintu bimeze nko kubaza handi mu rugo rwa papa w'umugabo we, aba afite na bamwe muri famiye baba baraje kumufasha muri iyo business. Gusa nk'uko nabibabwiraga ngo ibyago bimeze nk'ibihora bihiga Joanna, noneho iki gihe byaje muri fomu ya Nathan rero yageze muri cya cyaro Joanna aba yibereyemo, aho yahise ayishura yuko ngo aba ari we sheriff mushyashya, ndetse ahita yereka Joanna ikintu cy'igipapuro kiba kiriho ifoto ya Elizabeth uba ngo uri guhiga kubwo kuba yarishe nyiri ka kabari yakoreragamo Frank. Akibyumva rero Joanna yahise amenya yuko kuri wa munsi bya byago byabereye Elizabeth yapfiriye, ngo burya yari yamaze kwivugana Frank nyiri yanzu y'indaya mbere yuko Elizabeth nawe bamwica n'ibiki. Gusa kubera ko tari Joanna aba yaramaze gufata umwirondoro wa Elizabeth akavuga yuko ari we, nta kundi kuntu na kumwe aba yakisobanura. Bityo rero Joanna birangira ahise afatwa nyine, hanyuma bakahita bamutwara mu bwato, ariko ubwato bukiri kugenda yarebye ku ruhande abona akobwa ke Sam kishimye byatari kari gukina n'umwe muri famiye ye. Ibi byibuza bituma nk'umubyeyi agenda yumva afite umutima uruhutse cyane yuko rwa rupasiteri cyangwa rwa rupadiri rutari rugihari kugira ngo ruzengereze umukobwa we. Joanna rero yarebye ku ruhande abanza yitegereza akobwa ke Sam, arangije ahita avuga ati sinajya gufungwa, asimbukira mu mazi nawe aba ariyahuye. Ndetse nyuma y'imyaka myinshi ibingibi byose bibaye, batwika ka Sam karakuze karavuye umugore, ndetse nako karibarutse umwana w'umukobwa, ndetse
bakora ya business y'ibintu byo kubaza ibintu bimeze neza, ndetse ubona yuko nubwo kasanga karatakaje cyangwa se kakabura umubyeyi wako akiri gatoya, ariko ngo igihe cyose kaba gahora kumva umwuka we iruhande rwako. Agafilme kacu n'intanga kangiriye nizo kabashimije kandi kaba mwanasobanukirwe. Twebwe turi The Focus. Until next time, peace out.